bitewe nuko namwisangiye mu ngeso z'ubusambanyi mbone ngubone ku maso yanjye. Ariko se iryo rari bari kuri wenda hari menza akazi kabuze niko navuga bakashukishwa n'ubusa. Naravuze tubundi se ko biraba byanarangiye ubundi kubishira muri rubanda biraza gutangika ndamureka. Ahenze maze guhembwa ubundi nandi kugira ngo ngore yiranzu neza mbashira y'agasima mbembwe 300 nayagabanye ndayamuhereza ngo umuntu tutatongana. Uwo mugabo wamufatanye nawe se wanga kandi hari n'inshuti yanjye. Ubwo nje namubaze ngo umuntu umemukiye ariko ndakundi ndanikindi narenza dali byabaye byararangiye tunarabanye nje guce ndakibazo usibye ko nyine bwo tunarebanye guca mu maso ukumva umutima gwe hanacaga makando mese bura nubwo yabari gusengera ngahari akabona wenda najemo nubwo nabangiye ngo gushimira n'urugero ku mutima bujye yuwakoze cyangwa umutima gurukuma nuko tudasenga mu dini rimwe ko ngende umukatolika abane umupenda. Ibigeragezo bizira abantu ntago byazira ibiti. Je bura nitwa ndebe hano mwugo mudukunde ko hari wanyita umugore wanje twabanaga neza nda kintu na kimwe ndamuhereza ku bushobozi bwanje, ariko bite n'ingeso yaje kugira twabyaranye abana 5. Umukuru afite imyaka 15, umutoya n'uyu nguyu afite imyaka 4 n'igice. Amaze guhira 4 n'igice kuko nyina mutaye yashize imyaka 2 n'amezi 3. Ngo yagutaye 2024. Mu kwezi kwa kabiri. Kugira ngo umugore afate umwanzuro wo kwigendera. Bamutoteza cyane. Oya bitewe nuko namwisangiye mu ngeso ayikora ya nyine izirengezo z'ubusambanyi. Wamusanze ari gusambana. Mbone ngubone ku maso yanjye. Ari gusambana yeye. Hano mu nzu yanjye. Wamusanze wawe mu nzu yanjye ndimo kuko ubundi njewe bitewe nuko byari nk'intoza ngingesa afite nje ngabibona ngaceceka nashakishije uburyo nazashaka ibimenyetso nyabyo ngagendera ku makuru niboneye atari ukumbwira. Igihe kigeze rero bitewe nuko nabisabye Imana igirute ndamwishikirira. Maze kumwishikirira ambwiye ati mugabo wanje mbabari ibintu nubwo bibaye ntago bizongera. Aratekereza ati rero uyu mugabo wenda nubwo ambashe guce yazanyica. Aragenda arijana ntina namukoraho. Ndabwo tubundi nihoraho pe naravuze tubundi se ko biraba byanarangiye ubundi kubishira muri rubanda biraza gutangiki ndamureka. Navuga ati nje ndaco ndamubana ngo umuntu ugize utenga umuntu mbemukiye. Ubwo rero niba yaragiye arabona ko nta kundi kuri kwica yazambwira ngabone ko nacyemera arijana pe. Amezi 5 gashize aragaruka. Ahenze maze guhembwa ubundi nandi kugira ngo ngore yiranzu neza mbashira y'agasima mbembwe 300 aterura rundo naize kafite umugambi rero. Wahembwe wakoraga he? Njewe ubwambe nje nabundi umuhinzi none napimiraga muno mwa yino nzu napimaga kagwa. Ubwo rero kwa kundi ko umuntu yizigamaga igihumbi muri koperative nayagabanye ahitagira ute nta nubwo twatunganye ati rero mugabo wanje aya mafaranga hari gihe nabifite telefone nini hari gihe wakora mu mufuko kagira ute ukajabura ukayata aho ukoza nje kuyabika niba ari icupa urafata agacupa hano mu rugo ndakibazo. Umuntu rero narinzi ko yihanye kandi ko yaramaze kandi mezi 5 agarutse. Ubwo nari ndi kubona yuko agize ute wenda ko yacishije mu gufi karatuza ayamuhereza ngo umuntu tutatonganaga. No musibo nje hano barabizi n'abaturanyi hano ntabwo nigeze njwana n'umugore bihinguke n'ahanze. Uwo mugabo wamufatanye nawe se iwe nawe none nuwanga kandi hari n'inshuti yanjye. Ubu muracyari inshuti? Buriya y'ukuri yurebanye n'umuntu aguhemukiye ari wawe urumva ni ikibazo, ariko ubundi nta nicyo nari narenzaho kuko nje impamvu nazanye umugore nguze. Ubwo nje namubaze ngo umuntu umemukiye ariko ndakundi ndanikindi narenzaho dali byabaye byararangiye. Igihe muri cyari kuvaho tunarabanye nje guce ndakibazo usibye ko nyine bwo tunarebanye guca mu maso ukumva umutima gwe hanacaga makando mese kinarazaga bura nubwo yabari gusengera ngahari akabona wenda najemo nubwo nabangiye ngo gushimira n'urugero ku mutima bujye yuwakoze cyangwa umutima gurukumanga gusenga subwa gatinyuka mu rusengero nawe urimo.
nuko tudasenga mu dini rimwe ko ngende mu katolika ari umupende. Ubwo rero abandi bitwara ukore umugore umusanga ku mugore wawe none arakumubeshye ndi kumubeshya ngo bimarire iki. Ubwo se ninjye wari wishimiye kuvuga ngo reka nzigana n'aba bana bangana cyane. Reba aho imyaka 2 zishiriye, reba uyu nguyu mutoyi kwa ngana ari n'ababyeyi ba nyina uwo mudamu barumiwe ko nta ndugunda yabaga iwacu twe mu rugo rwacu nje n'umudamu wanjye. Ubwo bana ni batoya bavuye ku ishuri, abandi bo baracyari ku ishuri. Ko rero ubura mbese buri ikimbangayikishije nuko nda bushobozi bundi bwo nobona bwagira ute bwatuma wenda mbaru gana amatafari nyimurira ahangaha kugira ngo abana banje bazabona aho gira ute babarizwa. Niba njiye n'ikiraka ngagica bafite abo bari butahe. Ubuze ntabwo utekereza ko n'iriya nzu ari wowe iteye umwakura? Wa mubyeyi we rero ibigeragezo bizira abantu ntabwo byazira ibiti. Nje bura nitwa ndebe hano mu mudugudu ndiko hari wanyita ukurikije ibyambayeho. Menza narabaye ndebe. Amafaranga yarayitanye, abana yarababyaye, abavira amaraso yarabasize ndi yavuga ati fata niki gihumbiye yekana ku mwana uzanywe igikoma kandi ari amafaranga azikona gizute nayakoreye. Yego inzu na agenda se iyo myaka 2 yari yanahamagara ngo no guhamagara kuri telefone. Ameze gute byibuza abaza uko mwana ameze? Umva kwaba hehe abagabo mukamira niyo yashakiye. Yashatse undi mugabo kandi ubwara nabyara. Sinzi niba ndarabyara ariko sinamenya. Akubundi nanje ubundi nje namuzanye n'umusore we duhuriye no ntazi ko tenataye abantu urundi rugo. N'ubundi mwara yataye undi mugabo. Ubwo yataye abana 3 nanje ubwo abanje 5 ubwo babaye 8. Rero yagiye kuri manganyiriza iyo ruguru mu mukamira ubwo nayo yagiye kubesha ko rero batamuzi. Yaraturutse hehe se ubundi? Yaturutse muri Nyabirasi. Ubwo ni Rutsiro buriya. Ubwo gusa kinjengura gusa nuko abana bakagombye kubarizwa naho hagize ute hasana naho bundi harashenyutse. Ko ari nawo hateye umwaka. Cyabi nagomba gushoboka. Ibintu yakoreraga mu nzu yawe urumva bitari kwiye. None se wakimanika? Nagikosa narikosoza ibindi. Nugutuza ukemera ibigize ute ibibaye. Tujye muri rusange hangaha ariko abagore n'ubundi hangaha ngo banza bari kubananira muri aka gace. Udashoboye gufunga roho. Yego n'abagabo ndo turavuga ngo turabere. Ariko bujya wakagombye kubyaye rimwe kabiri ndagubura kuba umusore kandi ndagumunda babaye mu biwenda ruko yabyaye. Tugomba gutuza tukihanganirana muri twese tukishakamwe umutekano. Ariko ubundi hajemo agasuzuguro. Umwe akaba yumva ko yariye ku kabenzi kabandiwe wo kutamugejejeho urumva nyine akaryoshe kari urumva niho witwa umugabo. None se kera bavuga ko indushi ari abagore. Ngubu wowe twavuga ko utari indushi. Nje ndenze n'indushi ushingiye ku byo nahuye nabyo. Abana 5 no kwibonera umugore uwo nizaniye nundi muwanje ndabyakira ndabyirengagiza ihoraho yo mu ijuru. Mburu uyu nguyu nasiga ababona byinshi. None se ubundi kibyo byari byabaye. Ntabwo abagabo konze ko bagira umujinya nta nubwo wagize umujinya byibuze ngo ukubite n'uwo mugabo cyangwa se ukubite umugore. None ko yari inshuti yanje kuko ndari natekereza ko kaba yakagambane ko kugira ngo wenda tumukureho ibye. Nico narebyeho. Ndabona rero ndi kuva ko ndari nagira kamere ariko nje kubwanje bitewe nuko yari inshuti yanje hari gihe bari bagira ni politike twakoze. Nihesha amahoro muri njewe rero. Barabarika barambara bazakira ndaceceka. Rwose kumwahoro barasohoka. Guca. Ibyo bintu wabishoboye gute tubwiza ukuri. Nyine bite abagabo benshi batabishobora ibyo bintu baba bishobojwe ni. Iyo ugize icyo usaba nyagasaniro ufite ndari ngombwa ufite umutima nyakuri ukagira icyo ubaza Imana iragusubizaga. Upfa kutagira ute kutayibesha.
icyo usabye wizeye nicyo kikubaho. Inama rero mugira abagabo bagenzi banyu abatarahura n'ibyo bibazo wahuye nabyo, ariko inama wumva wabwira abagabo iyi abo ngabo nuko ngabifata ukundi kundu nuko baba batarabona, bamaze kubona ngibyo nabonyeho bakishakamo igisubizo. Kuko ubundi niyo turi kuvuga ngo mbe mu ngo zanyu byagenze ute, abari ukujana inguru ngo tuyikwize imusozi burya ndago tuba tugiye kubahana. Abantu babiri nibo bifatira umwanzuro bombi ku giti cyabo. Ubuse hari gahunda ufite yo kuzashaka undi mugabo? Nta nubwo byo nambaho kongera ngo ndari inyuma ngo mugabo wanje ntago byombaho, cyo nabonye byarambagije. Icyo gikomera ariko ejo bundi numara kubona amafaranga uzongera uzaza. Umva ikibazo nso kuvuga ko ndi mubi wo kutari nabona wenda wo duhuje. Aho amafaranga nyine n'abana batakigose maze kubona amafaranga abana barakuze. So kuvuga na amafaranga none kuri kubona ndi kubura ubushobozi bwo kubaka ibyumba bibiri, ejo ninzana n'ubundi kazaba yifuza kubyara, ejo naba napfuye abangaba nabo batihagije ngaba nzize mu gundi musaraba gwo kuba abana abavyeyi badahuje, urumva naba ngikemuye ikibazo cyo naba ndeje ntago mba nduhutse. Abagore bo rero babagiriye nama? Abagore se, abagore usibye kuvuga ati reka twicare twembi nje n'umuryango wanje, ndibaje barumva ko niba bakubari inguru muzigendere aho ko ukareba umwashakanye ukamubwira neza atasinze atanyoye, mukicara hamwe mugahana inama mwembi, umuti wanyu mwawuvuguta ntagire rubanda rubota. Ariko se iryo rari bari kuri wenda hari menza ari akazi kabuze niko navuga bakashukishwa n'ubundi.